uturemangingo tugize uruhu rwacu twirema buri munsi. Dushaje ntabwo tuba twakavuye ku ruhu. Udushaje tutwita dead skin cells, udushyashya nitwo twita new skin cells. Twapfuye iyo utadukuye ku ruhu, uruhu rwawe ruba rugaragara nk'aho ari umweru. Ku mubiri ni gutya dead skin cells ziba zigaragara amaga, naho mu maso ntabwo ayo maga agaragara kubera ko uruhu rwacu hari ukuntu ruba rufite amazi cyangwa rufite amavuta ahagije, ntabwo byagaragara kimwe. Ariko no mu maso uba ugifiteho kariya gakushe, uba ukwiye kugakuraho. Exfoliation yo mu maso iba ari iyi ngiyi. Exfoliation yo ku mubiri iba ari ama body scrub. Ikintu rero afasha ni ukugira ngo agukurireho za dead skin cells, amavuta yawe abonereho yinjire mu ruhu, kandi n'uruhu umuntu narureba abone ni rushyashya. Ubutaha numva turi kuvuga exfoliation ujye umva ko ari twa turemangingo dushaje turimo turakura ku ruhu kugira ngo amavuta yinjire mu ruhu, cyangwa kugira ngo uruhu rwawe rugaragare nk'aho ari rushyashya. Iyo tutari twakurwaho ntabwo amavuta yawe agera neza mo imbere mu ruhu, ntabwo ruba ruri kwiyuburura. Nizere ko wabaje icyo kibazo yasobanukiwe, kandi ikindi niba ushaka gusobanukirwa birambuye ni ibiki ugomba kwirinda kugira ngo itakwangiriza uruhu, ibyo byose ushaka kubireba uzajye kuri YouTube yacu, twabisobanuye mu buryo burambuye. Exfoliation iyo ikozwe nabi wangiza uruhu, ugasanga nanone bigutwaye amafaranga menshi kongera gusana urwo ruhu.